Ikaze kuri mwese abateze amatwi ikinamico twite ku maso yacu. Muri iki gice cya mbere cy'ikinamico twite ku maso yacu, turi mu gace kitwa Kamashinge gatuwe n'ingeri zitandukanye. Nyuma yo kurema isoko ry'uyu munsi, Uwamariya na Nsengiyumva batashye banezerewe. Uwamariya yihutira kujya mu rugo kugira ngo ategure iby'umugoroba, naho Nsengiyumva bagiye kubaganira n'abandi bagabo. Kurikira ikinamico twite ku maso yacu. hagarara rwose nivireho yewe ngiye kugwa Nsengiyumva yewe kutari guhagarara. Ari waze mfata buhoro utancisha ishati wa mugore we. Mana nyirijuru usiko naringuye we nako twari tuguye twese. Umva rero reka mubwire wa mugore we, Nsengiyumva buriya ngewe igare ndizi mu busa kandi ni kuva kera ndaritwara bakagira ngo ni benshi kandi ndi umwe. Ntacyo twabona noneho nitwareye ihogoza sha rwose ntakubeshe nari mbonye tugeze hasi neza. Reka se uko si buriya wari ubigenje utewe. mfashe feri ngutunguye niyo mpamvu Uwamariya. Umva ariko reka nkubwire isoko ry'uyu munsi turiremuye dutinze. Mara nta nubwo turitinzemo da. Nawe se abantu twabanje kuja guhinga tugakura ibirayi uri kumva ahuko hari uko tutagira. Va muri ayo dore mparitse igare neza ngo uveho Uwamariya. Cyo sigara aho ngaho ahasigaho hagende n'amaguru dore nabari kure nanjye ndaje ntabwo ntinda. Isi kubera icyo utaje ngo tugerane mu rugo Nsengiyumva. Jya mu rugo yewe nanjye ndaje. Ngiye kunyura ku kabari hari akadeni ngiye kuyishyura si magarara. Ndahitanze. Nyamuneka Nsengiyumva nubwo udashaka kunyumva wari ukwiye kuza ukaja kuruhuka ukuje mu kabari rwose ikintu unyumvire. Ago maso gawe uhora urabyiringira ubwo ntawe uri kubona ko yagutukuriyeho. Gusa wari ukwiye kuza ukaja mu rugo ukaruhuka ako kadeni n'ubundi ukazabura kishurejo. Ukuja ago maso gawe agagize kubaga gwaye ugiye kugashira muri ari amateleviziyo yo mu kabari wari kuza ukabura yaruhura. Ariko Nsengiyumva naguru. Ariko ubundi reka nkubaze Uwamariya. Mbaza rwose ndi kuko ubundi ugira ubwenge? Rwose ndabugiraga pe. Ntabwo ugira. Ntabwo rwose amashuri ntize menshi ariko rwose ubwo mfite burampakije. Hanyuma se niba ufite ubwenge usesenguye neza wumva umuntu w'umugabo nkanjye Nsengiyumva n'ubu bwema n'ubukaka najya mu biri ngo ndyamishijwe n'amaso nyamara uje ukaryama ukagaruhuraho byibura umwanya mutoya wenda wagabanya kujura yarabyirinze. Uretse nanjye n'undi mugabo haryamishwa n'amaso nta mugabo wa mu murimo. Kubyiringira amaso birimo ikihe kibazo kidasanzwe. Nta muntu utabyiringira ndakwisabye ndeka nigende. Ariko si koko wambabarira rwose ukaza tugataha ukanyumva rwose mugabo wanjye ngwino yewe ngwino ibyo kuja mu kabari rwose byiwe. Ariko uzi n'ikindi Uwamariya iki ururimi rwoshywa n'urundi reka nkureke nigendere gusa mbere yuko ngenda ndakwiyamye n'undi munsi ntukangende unzengereza umbuza kujya abandi bagabo bateraniye. Agenda ucungacunga uboje n'undi umwana w'igitambambuga. Uretse urwitwazo amaso yanjye ko atambuza kubona aho nkandagira uranshaka. None si niba ago maso gatari ikibazo wowe nta uri kubona ko yamaze kubibishirira kubera kwiruguraga byiringira agashimagura. Amaso yanjye arabona neza kandi nta kibazo na kimwe afite nta n'icyo ntwaye. Ikindi kandi nk'umugomba mfite gahunda ngomba kujyamo ibyo by'amaso ndabikwiyamye. Boneza inzira ugiye mu rugo ujye gutekera abana batava ku ishuri bakabura icyo barya. Urumva? Uyu munsi twasaruye mbona umurima ntutirimuka. Mbona ntituwuheza pe. Ugira ngo se ahubwo ejo bwo dusubiyeyo twawuheza? Ndakurahiye nabwo ubanza tutazawuheza. Ahubwo se uribuka ko n'umwe wa ruguru tutaranawutangira? Uzi koko nabo tutarawusarura di. Ntabwo ndabyibutse. Ariko mva ko bavuga. Reka nkubwire Mukarugwe. Guteza amatwi Gasasi. Iki gihembwe twejeje ibishyimbo ku buryo bunshimishije pe. Umusaruro w'iki gihembwe urashyitse ndetse urashimishije Gasasi. Rwose. Maze unyemerere ngo ushimire mugabo mwiza. Umugabo uzi kwita ku rugo rwe agafatanya n'umugore we kurushakira ibirutunga. Uwo mugabo ni uriwe.
buriya undi iruhande dufatanya mu mirimo ifitiye urugo akamaro bintera umunezero udasanzwe ndabigushimiye Gasasi. urakoze cyane Mukarugwiza mugore w'urugwiro rwinshi. maze rero ubu ngiye kuri butike gukingura hatagira abakiriya batubura. kugira ngo se ndi hano Gasasi. wowe se werekeje hehe? yego ubanza ukaruhuka. nta kuruhuka nsubiye mu murima kuzana bya bishyimbo twasaruye bikahasigara. mboneraho nkure n'ibirayi nza kugutekera ku mugoroba dore ko bikunda kubi. urakoze mugore nikuriye mu biganza bya Nyagasani. nkunda kumenyera rwose ibyo nkunda. ahubwo se ntiwandushaho ya karine yanjye ngendanire? yewe iri hafi hariya mu cyumba. maze wibuke wandike Mudenge mu gakaye k'amadeni. ejo hagiye kurangura nkamukopya umuti w'isabune sinibuka kumwandika. aho ntimunyumvira abahungu. ubwo se watinyutse utegukopa umusinzi w'umwambuzi nka Mudenge koko? uyobewe ko yambura agaheza burundu? yari yambwiye ko ahita yazana nuko ndamwizera muha isabune. Mudenge ni igisambo Mukarugwi. ntabwo ajya yishyura kandi si uko abuze amafaranga. ahubwo ayakorera yose ahita yamarira mu nzoga bigatuma nta kindi abasha kwiha. ubimenye rwose ntuzasubire kumukopa. burya bwose ni ibyo bye. nari nzi ko yisomera icupa akarihembuka gusa sinari nzi ko ari umwambuzi da. nyakuvuna umuheto watunze ari wowe uhari aza kukwikopeshaho. arabizi nge nta deni namuha. arabeshya ariko arabeshya aho duhurira hose nta ncika arayampa pe. noneho uretse gatoya Mudenge. nagutya uretse gatoya hajya ubu burushete nazo ni ku buzima bwacu cyangwa ni ku buzima bwazo. niko icyo ni cyo waromburije kwitamirira koko uzi ko amazi yari yuzuye akanwa ariko buriya ubuze ko ubuzima bwazo bwahe kandi zarangije urugendo rwazo ndeka ubuzima bwacu nyine twicaye tuzivovora. yamara reka bwereke zana icyo giti cyawe turyoshye inyama da ariko ziraryoha zirakanyama. yumva se rero se gukomeza kwibyiringira amaso kandi dukomeza turya ishuri ibyo usigaye uragurizamo. kwibyiringira amaso se nawe biragurizamo iki? nyamara ndabona atari ibisanzwe se yo n'ibintu bisanzwe cyangwa shawe ukoze mu maso wishyiramo kamurarisha irakovurira ubuhete washyizemo burushete sha bashyize burushete mu maso. uramfata ukangiranya n'umwana urya yisiga ibiryo n'umugabo ubundi ni ibiki? kwibyiringira mbimaranye iminsi ibintu bintu bisanzwe urumva. hashize iminsi amaso yanjye acishamo akandya nyine dore kandi urongeye bigatuma nyabyiringira nayabyiringira undi byose akambwira akatuku nanjye rero nakureba nkabona nibyo koko ariko nta kindi kibazo amaso yanjye afite. ariko nibyo amaso aradukuye cyane ndetse wagira ngo harimo intugutuku urayabyiringira cyane ugakabya. ubona aho wahereye tugihera aha naje kugira ngo watukowe nicecekera urakomeza uratitiriza urakuba amaso bayakuba batyo. yego se ugira ngo nibyo gusa ahubwo hari ubwo njya kubona nkabona hari ikintu cy'igihugu ariko nkaryumaho kuko mbivuga uriya mugore yanshegaho ngo njye kwa muganga kandi yembwe ibintu byo kwa muganga numva namusubiza kwa nyina. kwa muganga kwivuza amaso se? wajya ariko nk'ubu urabisimbukiye ko nese uburyo bwose ntawe uzi gusoma agakwa cyangwa se ugusoma ni ibindi uri gukora nkaba ntabimenye. isekere wa mukobwa we. none se nakomeje kumva umeze nk'uri gusoma ariko sinumva ijambo na rimwe. uziko n'umwana wigaga mu kiburamwaka umenya atasomaga gutyo. ndekundo rero wa Mariya we bimeze bite? ibi bintu bisigaye bimbaho ni amayobera matagatifu nayo ibi byari byo rwose kandi rwose si ubwa mbere bimbayeho. gakwaye sini kandi ni ibiki bikubagaho warayizamusa urasinzira ibisabo birakwibara. yewe akazi kanjye kararengana n'iki sigaye njya gusoma nkabona inyuguti imwe izindi zikikoza iriya n'iriya
ubwo nkaba ndazibuze wisekeresha yewe uraseka uzi ko hari n'ubwo inyuguti ya kabiri nyibona najya kuyisoma nkabona ikindi kimeze nk'igihu kinyuzeho kigapfuka amaso n'izindi nyuguti nkazibura. wowe wagiye izo ndi kumva rwose ari izabukuru gusa nyine ihangane nta kundi nawe wabigenza ute. cyo mpereza iyo telefone yawe mpereza ndeba ubwo butumwa wari uri gusoma wenda nabugusomera. akintu nsomero wa Mariya gakwa zana ndebe ndi kubona se ari ubutumwa bw'amafaranga umuhungu wawe yakoherereje. uravugisha ukuri se koko Mariya? cyane uravugisha ukuri se koko ni amafaranga? cyane hanyumvira di n'ubukene nari mfite. nta mafaranga rwose kandi rwose nta n'ubwo ari make utagira ngo. urakoze cyane Mariya uramfashije rwose ubu utanzahugurira agafanta nawe ugasome kakumara inyota. mvaga kwa nsengerera rwose dore amafaranga uragafite nta ndi kubona uheruka no kwakira agandi mafaranga. uwa Mariya sigaho se nawe wimbeshya kuko wabonye ntakibasha kwisomera. nyamara ndi kuvuga ibyo ndi kureba hari amafaranga wakiriye kandi rwose biragaragara ko wanagabikuje. aha ntayo nabikuje rwose uwa Mariya ndarengana. uretse no kuyabikuza se nari nzi ko hari andi mafaranga banyoherereje usibye aha ngaha umbwiye uwa Mariya. hari icyo nibutse. nturi kumva se ko wibutse ko wagabikuje ubwo ngurira. ubushize ntakiriye ubutumwa bugufi nk'ubu ndebye muri telefone inyuguti zirasimbagurika nk'uko byangendekeye mu kanya mba ndazibuze niho kuyiha umwana wo mu baturanyi ngo ansomere. ese uwo mwana yaba yarabwiwe n'icyo umubare wawe w'ibanga? ntiwanditse aho muri telefone yanjye se kuko ntashobora kuwufata ni nawe nawubwiye ngo awunyandikiremo akunze kuza kumfasha uturimo. yewe zabukurira kurembeje rero dore rwose ntukibona none n'abuzukuru basigaye barakwiba ubwo bishakira mbega kwaya we yo. urumva aho tuzahurira azangira uwa Mariya? urumva yo yanyibye ntazayamwishyuza cyangwa nkayishyuza iwabo? uratinyuka ukavuga amagambo abiri utaranyishyura amafaranga yanjye mude. nyishyura amafaranga y'umuti w'isabune n'umugore wanjye yaguhaye. ese niyo nyagwa niyo mburabuzima y'isabune itaramiriye wavugaga? kwifata nk'aho twayiguhaye tutayiranguye mude. nyishyura amafaranga yayo vuba ahubwo nonaga. umvaga sasa rero nkubwire urumva isabune umugore wawe yarayinkubye none nabaye nkinenga gasantire irancika iratakara n'ukuri gasasa sinigeze ngerana mu rugo rwose ngo nyikoreshe umva urumva rwose uruvanye narahombye nibura rwose urebe ko icyo gihombo nagize twakigabana gasasa. ngwiki urumva dore turi abantu b'abagabo. udengera ndabona udashaka kunyishyura ku neza ariko mbabarira rwose urarenze umunsi wese utanyishyuye. iyo telefone yawe nzayifatira maze nzarebe ko uzavanwa ku murongo n'amafaranga y'umuti w'isabune. ndabyemeye rwose gasasa kandi rwose ndagushimiye uri umuntu w'umugabo cyane ubu kandi rwose nawe nawe nayakura. ahubwo rero umva cy'inkoni izamba rwose umpa inusu y'umuceri njye kwitekera nzayaguhera rimwe ariko simburare kandi rwose n'ubundi mbarwaho umwenda. Mariya mugore wanjye Mariya mana yanjye wowe ko nsengiyumva noneho ubwo umugoroba wanyoye izingana zite kuko mugabo wanjye nk'ubu kutaje ngaho ndebe noneho si n'amaso gawe gahumye. ariko ubundi reka nkubaze wowe uranyungurira nambuka utanamobeye gutya ubundi uzakimobera sha. urumva njyewe ndabona ndanareba kurusha iturusha nuko ye ariko ubundi uwa Mariya nta soni wa mugore we uratinyuka ukagenda ukaryama ugasinzira ukagona kandi nagutegereje rwose mugabo wanjye ntawe ukuragure nagutegereje ngo mwiki ni ukwimana. ariko ubundi reka nkubaze iyo ndirimbye kamashinge yose ikabyuka igafashwa igakoma amashyi ikizihirwa nagera hano ngakomanga kuki utiribwirije ngo ukingure arari mu rugo rwanjye. ahubwo ni karibu ku meza ntawe ukuragure natetse ariko izajya imana natetse watetse neza. natetse neza cyane. watetse neza izo urugero z'ibirayi n'imboga n'ibyo uvuga ngo watetse neza uba watetse ntugaseke mbese ibirayi n'imboga ntabiryohaga. nta muntu w'umugabo wo kurya ubwo bubwije
niba nta kanyama karimo ntukangaburire ibyatsi harisha amatungo nawe izo mboga zijya zigaburira abana zirya abana n'abagore abagabo twebwe turya akaboko. ngaho rero umugabo wanjye amafaranga twagurishije ibirayi nizere ko utagakoresheje rwose pe. uwamariye rwose umugore utagira ubwenge ndagushinyitse. ayo maze ibyo birayi ntibyavuye mu rugo rwanjye ariko se muzimega ngaho rero none si ngombwa ugiye nsegiye icyakora kabe gasekwaga gakeza ko wari uri kuvuga si ko ugiye kuryama nkaba ndi kureba uri gusohoka hanze usubiye mu kabari muri ijoro. ngiye mu cyumba kuryama uwamare ngiye mu cyumba kurya. icyumba cyawe se kibagaye ko ndi kubona uri gusohoka aho kujya mu cyumba kuryama si wowe wari uri kunyemeraho mu kanya ngo urabonagara ngo amaso gawe garakora. none se arose kurabona urugero rumwe rwo mu cyumba turaramo we. nyamara nubwo mbikubwira ukayita yanjye wari ukwiye kujya kwahira umuti w'ayo maso kubera ko ndi kubona rwose ntawe ukibonaga neza. kuki aho kusirika nkubaze rwose nsengiyumva mugabo wanjye kuba igare nagusiganye warishyize ko ntaryo utahanye. igare wamare n'ubu nibuka aho riri pe ndetse ntabwo narijeho mfashije kunshakira aho rero renzanire njye nta mbaraga mfite ngiye kuryama. ko hari ubanza utari no kwibuka ko bwije ko ari mu gicuku nsengiyu igare si ubwo ntamenya ndarishakira mwaga amasaha abakobwa bakowe ko utandenganye. ijisho ni itara ry'umubiri turirinde icyariteza uburwayi. Nsengiyumva agatama kamugezemo hakwiyongeraho uburwayi bw'amaso bikaba bibi kurushaho. iryo gare rye se ryazashyira ribone naho ubutaha. Ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RCM Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. Icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. Bakaba umuhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. Ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 46 46 73 72.